duciye bugufi cyane hori nation turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Twamenye ko uyu murimo wo kuririmba ari umurimo w'abamarayika, kandi indimi zose zikwiye kwatura ko uri umwami w'abantu. Twemere tukugireho umugisha muri uyu mugoroba, kandi icyubahiro cy'Imana kibane natwe. Dusabye ngo Imana ibane natwe, umwana n'umwuka wera, kandi uduhindura umuyoboro mwiza utuma imitima ya benshi izatwumva n'izatureba bazafashwa n'ibituvamo bivuye ku Mana. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, ubane natwe mu byose. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Oh, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Oh, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Hakurya no hakuno, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Hakurya no hakuno, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Ntabwo niganyira. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Hakurya no hakuno, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Ntabwo niganyira. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Hayo yanyikorereye ibyaha. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Ntabwo nyiganyira. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Impande n'impande, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Ntabwo yiheba. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Asante sana. Hakurya no hakuno, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Yanyikorereye ibyaha. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Hakurya no hakuno, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. Ibihe se
Oh,
Uwiteka yangiriye byose nabimwituriki kw'imbabazi ze ari ndende zisumba ukwezi yangize ishyanga rye iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye yose no mu byago nicyo gitumye nzamuye ibiganza byanjye gushima iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya. Wakijije ubugingo bwanjye urupfu rw'iteka ryose amaso yanjye ukayarinda amarira ibirenge byanjye kugwa mu nzira mukiza wanjye kuko wantegeye ugutwi nicyo gituma nzajya mwambaza nicyo gitumye nzamuye ibiganza byanjye gushima iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye amen haleluya amen urashoboye kandi urihagije mu mbabazi utugirira. Haleluya, haleluya. Gukiranuka no guca imanza zitabera mwami wanjye ifatiro z'intebe yawe ibihe byose icyubahiro cy'imbaraga zacu icyubahiro
igiciro cy'imbaraga zawe, imbabazi zawe nizo zizashira. Hejuru ihembe ryacu kukurika bidukitira. Nicyo gitumye nzamuye ibiganza byanjye gushima. Iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye, yagushimye ko wirengagije gukiranirwa kwacu. Haleluya, haleluya, byose uzabikora. Noneho Yesu we zishidikanya yuko ibyo wambwiye byose uzabikora. Noneho zishidikanya yuko ibyo wambwiye byose uzabikora. Ejo hashize yatumye ngira icyizere. Ejo hashize yatumye ngira icyizere. Ndashidikanya nkurikije uko byari bimeze. Nari mu mwijima w'icuraburindi.
izuba rigiye kurasa ubwo nabonye rya joro mfite icyizere ko n'ibindi bizashoboka ubwo nabonye wa munsi nawo wirira mfite icyizere ko n'ibindi bizashoboka ubwo nabonye rya joro rica mfite icyizere cyuzuye mfite icyizere ko n'ibindi bizashoboka ubwo nabonye wa munsi nawo wira mfite icyizere ko n'ibindi bizashoboka ubwo nabonye rya joro rica mfite icyizere ko n'ibindi bizashoboka ubwo nabonye wa munsi nawo wira mfite icyizere ko n'ibindi bizashoboka 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 ejo hashize yatumye ngira icyizere hashize yatumye ngira hashize yatumye ngira icyizere. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ndagusuhuje wowe dukurikiye muri kano kanya. Uri umukunzi wa Zaburi ariko by'umwihariko ushobora kuba ukunda Holy Nation. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kandi dushimiye kuri Holy Nation yemeye ubutumire bwacu uyu munsi. Ni intego dufite by'umwihariko mu gihe tubona insengero zitari gukora, hari imihamagara y'abantu benshi. Niba navuze ngo barayitwikiriye, niba navuga ngo yarazimenye, ntago nzi ko byagenze, ariko turabashimiye rero kwa mwemeye ubutumire bwacu. Twagira ngo kandi munasuhuze abantu badukurikiye muri kano kanya. Imana ho mugisha. Ndahera iburyo bwanjye dusuhuza utwibwire n'amazina. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Izi byose Theonile, ku izina ry'ababyeyi nitwa Mama Elsie. Mana kuzama mu ntera uwo dukurikiranyeho. Ndabasuje mu izina rya Yesu, nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa. Imana ibahe umugisha. Yego iburyo. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Nkundimana Jean Leon, ndi umuririmbyi, ndi umuyobozi wa Korali Holy Nation. Yesu aduhane umugisha. Yego inyuma yawe. Yesu ashimwe. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nanjye nitwa Wawenimana Gadi, ndi umuririmbyi muri Korali Holy Nation, abandi n'umuyobozi wungirije wa Korali. Murakoze.
murakoze cyane. Ndabasubiza mu izina rya Yesu abantu badukurikiranye. Amazina yanjye nitwa Kayiranga Jean Pierre, abandi dirije wa korali Holy Nation. Twishimiye kubana namwe. murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Ndabaramukije, nitwa Enoke turi hafi. Hari n'undi kandi tubona kuri piano, nawe nubwo bigoye kumva ijwi rye ariko nadusuhuze mu izina rya Yesu ngo tubane nawe muri iki giterane. Amen. Ndashimye Imana kuko nifuje kuganira namwe. Hari ibintu byinshi byanteye kuganira namwe, ariko by'umwihariko abantu bakurikira Zaburi nshya bakunda kumva dukoresha indirimbo zanyu, cyane cyane indirimbo ebyiri dukunda gukoresha. Ndamutse mberetse kuri WhatsApp abantu bansabye kumbwira ngo iyi korali ni ya izi ndirimbo mwaziduhaye, nkababwira nti murebe Holy Nation, murayibona ifite platform nyinshi ikoresha kuri social media. Bamwe bakamira ngo twazibuze, abandi twazibonye. Hanyuma nibwo nafashe umwanzuro kuvuga ngo noneho muziyizire, muziririmbe. Uwo muntu wese wayimbazaga kuko yumvaga audio abanza arebe. Ariko reka mbabwize ukuri ikintu cyambere cy'umutungura ari usanga benshi yibwiraga ko ari nk'abantu b'abasaza n'abakecuru baririmba kuko ibintu muririmba mu ndirimbo nyinshi muririmba ibintu byahahise, mukaririmba ibintu indirimbo zituje ukuntu, mu gihe mu myaka yanyu abantu ndabona ko nta wambyara urimo, ahubwo wowe ntaruta turangana cyangwa arandotaho gatoya. Ubwo bityo biratuma nibaza korali Holy Nation nkawe perezida ndebera ukiri mutoya uyobora korali Holy Nation. Holy Nation ifite abaririmbyi bangahe ku buryo wayoboye, cyangwa nababonyene cyangwa ari n'abandi? Holy Nation turi umubare munini, ntago tungana gutya. Imana yaraduhamagaye, iduhamagara turi benshi, turi abaririmbyi barenga 100. Ubwo bose 100 bayoboye? Yego. Ubwo Imana agiye kuvuga ngo ngahe nkune bushumba rero ukumva wenda uzaragira nk'ihene cyangwa intama, wabyumvaga gute? Cyangwa nta nubwo wabonye nyine biba birakugwirira? Nabonye ibintu byose bisigaye birimo gutekinika, wasanga nawe waraguze. Oya, ntago twatekinitse. Imana yaraduhamagaye kandi duhamagarira uyu murimo, iduhamagara no kuyobora itorero rya Holy Nation, cyangwa se abaririmbyi barenga 100. Intama zo muri Holy Nation abaririmbyi barenga 100. Ntabwo rero byadutunguye cyangwa ngo bitugwirire, byari mu mugambi w'Imana, twemera umugambi w'Imana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye gusanga umuntu muto yayobora. Ese korali yanyu ngana gutya cyangwa harimo abasaza n'abakecuru n'abana, bimeze gute? Wenda ngerageje gusobanuraho gatoya wenda n'abadukurikiye kugira ngo basobanukirwe. Nkuko mwabitubwiye ko bakunda kubaza cyane aba bantu baririmbye indirimbo, baririmbye izi ndirimbo, iyi korali ko tutayizi ni yahehe, ukaba uvuze uti baratungurwa nuko turi batoya, aba bari muri bamwe muri bakuru bayirimo. Kugira ngo mbivuge mu rurimi waje ubivugamo, aba bari muri bamwe mu basaza bayirimo cyangwa se Holy Nation ni abantu bakiri abajene, ntabwo ari abantu bakuze cyane. Nta muntu dufite wari warenze imyaka 40 muri korali Holy Nation. Kugira ngo byumvikane neza, ni korali y'abantu bakiri batoya. Rero ni muri za korali zibyiruka ari Sunday school zikabura urubyiruko zikazakura gutyo? Yego. Ubwo naho mwahereye abenshi mu kwanga muraziranye rero. Twavuye muri Sunday school tuba korali y'urubyiruko mpaka tubaye Holy Nation abantu babona kuri uyu munsi. Ibyo bintu reka mpere kuri dirije. Dirije korali Holy Nation wayizemo kuze kuko ubonye bamaze kwitwa ako kazina, sine nakeza n'izina murubuze kunsobanura ahantu ryavuye, kuko abantu dukunda kwiyitira ibintu byiza kuko twabonye ari byiza bidadufitinga, cyangwa se Imana akaba ari yitwita, kuko ubwo buryo bwombi bubiri. We waje muri korali ryari? Nanjye natangiriye muri korali Holy Nation ndi umwana muto. Urakanda? Ubwo waririmbaga gute? Njya numva ijwi ryawe nkibaza ubundi ririmbira hejwe mbwiza ukuri. Kugeza ubu amajwi yose nagerageza, ariko iryo ngerageza cyane kuruta ayandi ni tenor. Yego, ariko ayandi nayo nagerageza. Byose byavuye muri Sunday school? Byakuriye muri Sunday school, ko twatangiye turi batoya, turi abanyeshuri bo ku cyumweru,
tumara kumva ijambo ry'Imana cyangwa amashimwe tugasohoka hanze tukajya gukurikirana iby'abana, tugenda tukura gutyo dukurira mu nzu y'Imana, tuza kuvamo abakobwa n'abagabo n'ababyeyi tungana gutya. Icyo gihe umwana gutyo uranyibukije, ubwo wari ufite ibyiringiro ko muzagera ko rimeze gutya? Ntago nabitekereza kuko urumva harimo no gutekereza bya cyana, ariko natekereza ko Imana izagumye ikatwagura nyine muri ubu bwana bwacu. Sinibaza ko tuzangana gutya. Ntekereza ko iyo uri umwana nyine utekereza nk'umwana, numvaga ari ibintu biri aho, ariko uko tugenda dukura tuba urubyiruko tuva mu cyiciro tujya mu kindi, nibwo nagiye mbona ko dushobora kuzagenda twaguka cyane kurutaho. Turushaho no kumenya kubisengera Imana, Imana ikayitubwira ibintu byinshi, abantu bazajya batureba no mu buryo budasanzwe nk'uko turi hano, bigenda byaguka gutya. Mbese natangiye kubisobanukirwa ubwo natangiye kugenda nkura mu bwenge buke buke, nibwo namenye ko Imana izadukoresha ibintu byagutse nk'uko nguko. Ngo mwatangiraga kuvugana n'Imana mukiri abana bato rero? Imana yaganiraga natwe tukiri bato. Hanyuma Teoni, nawe watubwiye ko kuriye muri korari uyimazemo igihe, mwajyaga musenga gute? Ese ubwo muri abana mwirizaga ubusa bigakunda? Mbwiza ukuri, abakobwa hari igihe njya mbona inzara ibica cyane kuruta abandi mu masengesho. Niba mwana nayakoraga inzara ikakwica, mbwiza ukuri uko byagenda. Wowe wabaga umeze ko twayashoboraga, twiyirizaga ubusa. Twari dufite abarezi, abarimu bacu batureze neza cyane, aho bari Imana ibaha umugisha. Twatangiye tukajya twiyiriza, saa sita ntiturye, nimugoroba tukarya, ikindi gihe tugasenga y'umunsi umwe, kugeza naho twasengaga n'ay'iminsi 4 kandi tukabishobora. Imyaka yagendaga, ariko twari tukiri batoya, turi nko muri vacances nibwo twasengaga amasengesho. Warakoze akakuvuna cyane, byari byagenze gute uwo munsi? Byagenze gute? Mwasengeraga iki? Mwasenze iminsi ngaho ugasenga ku buryo wumva neza ako kagaheza? Nubwo twari abana, twabaga dufite ishyaka ry'umurimo, twasengeraga, twumvaga iyo twageraga mu masengesho ntabwo twibukaga ngo amashuri, twumvaga ibyo biri muri gahunda z'Imana ari iby'Imana. Twabaga dushaka umwuka wera, dushaka uburinzi ku Mana kugira ngo dukomeze dukurire mu buzima bwacu. Hanyuma yanjye hari undi mugabo, wowe waje muri korari foundation? Korari foundation nahijuminze mu 2016, kumva ko maze imyaka mike, kubera iki cyakuzanye muri Holy Nation? Hano aba amakorari menshi mu mudugudu wanyu, kuki wahisemo Holy Nation? Nuko aribwo mwanganaga? Byari bitewe n'iki? Oya, si iyo mpamvu, ahubwo impamvu nuko nanjye naje kubisangamo, navuga ko ari umwuka wera yanyoboye. Yego, urabakunze? Yego, cyane ko harimo n'inshuti zanjye nyinshi. Ugezemo n'iki kintu cyanditse ku buzima bwawe ugereranyije naho wari uri nuko wari ubayeho? Hari byinshi byahindutse, nko ku buzima bwo mu mwuka. Nigiyemo gusenga, Holy Nation bagira ibihe byiza, nasanze bagira ibihe byiza byo gusenga. Bira bihe byo gusenga ngo ibihe nsenga Uwiteka nyine nabo barabigira nyine cyane pe. Buriya mbere twarasenga, nuko nyine haje iki cyorezo cya covid, ariko mbere twarasengaga tukagira ibihe byiza, tugafashwa cyane. Hanyuma hari umuntu atubwiye ngo ni umuyobozi wungirije muri Holy Nation, we waje muri korari? Murakoze. Nanjye ni mu bantu baje muri korari Holy Nation nkuze, kuko mbere hari ahandi nasengeraga, noneho rero nimukiye inaha ngaha biba ngombwa ko nza muri korari Holy Nation. Ubwo uri muri ba bantu bazi Imana ari abatunzi inkoni kugira ngo baze ya nkoni bayoboze hano? Icyo kintu tukiye muri korari kera, ukabona umuntu ni nyamuza vuba ahise bafatana ubuyobozi. We byagenze gute? Ni Imana kohereje ngo uzuyobore Holy Nation hano? Maze imyaka igera muri 7 muri korari Holy Nation. Byumvikane ko rero n'ubundi nayijemo turi batoya mu by'ukuri. Ubwo rero ntago navuga ngo
ndi nyamuza vuba nk'uko bivuze kuko nari mazemo igihe kinini tuziranye mu buryo buhagije. yego Ubwo rero kuko Imana yo hari ukuntu ireba, uko ireba rero ibinyuza mu bantu bayo, nisanze rero mbaye umuyobozi wungirije wa Korali Holy Nation. yego urakoze. Hanyuma perezida, iri zina Holy Nation shyanga ryera bifitanye isano n'iriya ndirimbo muririmba, byavuye he? Mwagatoye muri Bibiliya mubona ni keza kararyoshye muti akatugafashe ka oya ni mu muteguro w'Imana. Mu by'ukuri ni mu muteguro w'Imana. Izina Holy Nation twabyiswe mu mwaka w'ibihumbi 2012. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 iyi ndirimbo twajyaga tuyiririmba, twayiririmbaga nta nubwo twajyaga dutekereza cyane kuri iryo jambo ngo yangize ishyanga, ngo twumve tugize inyota yo kwitwa ishyanga ryera. Ahantu izina Holy Nation ryavuye, impamvu mvuga ko ari mu mugambi w'Imana, hano twari dufite umushumba cyangwa se pasiteri watuyoboraga witwaga Jonathan Mutima. Araryama nijoro arota Imana imubwira ngo aba bana ubite iri zina ryanditse ha muri Petero wa mbere ibice 3 ngira ngo ku murongo wa 4, ririya jambo rivuga ngo muri ishyanga ryera ni abantu Imana yaronse. None Imana iramubwira ngo uribite mu izina ry'icyongereza, mu magambo y'icyongereza. Noneho bukeye bwaho ntiyaza kuko yagombaga gusoza umugambi Imana yamutumye. Atuma undi mwarimu twabanaga witwaga Sekamana araza aratubwira ngo pasiteri yantumye ngo mbite ngo izi mbabwire ko Imana yamubwiye ngo mugomba kwitwa ishyanga ryera, ngo ariko mu rurimi rw'icyongereza. Rero ni mubishyire mu cyongereza. True story nuko byagenze cyane ko rimwe mwari murimo n'abanyeshuri icyo gihe biga. Yego. Arabitubwira ishyanga ryera, turavuga ngo ishyanga ryera ni bivuga Holy Nation. Nta nubwo twari twakumva ko hari abantu bitwa Holy Nation. Dutangira kujya twumva, dutangira kwitoza kuvuga Holy Nation, ndetse abantu bamwe na bamwe rikanabagora kurivuga hano ku mudugudu wacu. Nuko byagenze. Ntago rero ryaturutse muri ya ndirimbo twaririmbaga, ntago twajyaga tubitonaho konte cyane ngo tubitekereze cyane, ahubwo ni mu mugambi w'Imana. Iza gusanga ko bigomba no kuva mu butumwa tubwira abantu. Nuko nguko byagenze. Iyo witegereje amazina yose ari muri Bibiliya ameze nk'amagenurano. Buri zina rifitinga n'icyo umuntu yahamagariwe. Iyo urebye witegereje hari nk'ikintu, reka mfatemo nk'amazina nk'atatu akomeye. Mfatemo Melikisedeki, bivuga umwami w'Isalemu, n'umwami w'amahoro. Mu by'ukuri icyo gihugu ntikibaho, nta gihari. Salomo nawe nuko kuri ubu ngubu nta gihari. Yego, kuri ubu nta gihari. Iyo urebye n'abantu benshi, iyo urebye izina Yesaya rifitinga neza n'ubuhanuzi yahanuye, iyo urebye Yeremiya rifitinga n'ubwo buhanuzi. Mwe mukimara kumva Imana ivuze izina gutyo, mwahise mwumva ko bifite isano n'icyo ibahamagariye gukora, cyangwa mwumvishe nyine ari nk'uko umuntu yitwa izina bisanzwe? Wenda nibwo twatangiye kugira ihishurirwa ry'Imana dushakaho cyane mu buryo bwagutse. Mbere tukitwa abana, tukitwa bakuru b'abana, tukitwa urubyiruko. Imana yajyaga itubwira amagambo akomeye, ikaduha amamesaje akomeye, ikaduha inshingano zikomeye tubona ku bwacu tutanabishobora ku kigero twari turiho, ariko tukagira ngo uko ibivuze bizaba mu cyumweru gitaha cyangwa mu kwezi gutaha. Ariko uko iminsi igendeza tugenda tubibona, kugeza n'ubu hari ibyo tugenda tubona Imana yavuze muri iyo myaka tukiri batoya. Tubona ko umugambi dufite ukiri munini. N'iryo zina rero ryari mu byo Imana yagendaga ivuga. None se ubu perezida, urabona wenda mwege muri abanyakigali, reka ngurugero. Yego. Ngi navukiye mu cyaro, mvuka i Muhanga. Abantu bamwe bashaka kwita mu mujyi kuko ni hari ya Muhanga mu mujyi, ariko abanyakigali bahita mu cyaro. Reka mbyemere gutyo ko ari mu cyaro, ariko bace ni mu mujyi. Uko biri kose
njya nibuka ko hari igihe twajyaga dusenga nagubwiye urugero rw'umuvandimwe wanjye rwose yajyaga twarasengaga nk'iyo twasengaga iminsi 3 muri korari yapfaga ku munsi wa mbere nijoro yabaga rwose yarambara yari hariya akazongera kwegura agatwe umunsi wo kwiyakira ugeze amasaha yo kwiyakira ageze yarongeraga kweguka kangiye kumva ibintu bihumura hafi ariko nubwo byabaga bihumura byabaga ari biki byabaga ari ibintu bya fake ntabwo natinye kuvuga ko hari igihe kwako ntitwari bwiyakiriza fanta nta mikoro nta bushobozi akorari y'abana nge nayoye abana ndabizi nabaririmbyemo ndirimba mu rubyiruko ndabizi igihe twari dukomeye tutangiye kujya twiyakirwa hari igihe tutiyakiraga ni super deep mwagize amahirwe mukabona ubwo bugari nabwo mugashakira ubwici mu mazi ugasanga ni ubugari butafatika mu ntoki n'ubunyobwa mugataha mwishimiye ese namwe abana bo mu mujyi mwagiye mugira ibihe bisa nk'ibyo cyangwa mwavutse n'ubundi muza amasengesho nko bateonera harye wanyu bari pasteur papa yari pasteur agahita guhereza nk'umuceri muziyakiriza wenda mwese bikagenda gute nabikubwira wenda ukagira ngo nuko uvuze ko ari uwo mu cyaro ahubwo ndumva mwebwe mushobora kuba mwarimu nakazeho ukuntu niba mwarimu ufite ubugari n'ubunyobwa twebwe ndabyibuka hari igihe twasengaga mu by'ukuri tukabona ibyo kurya ntabwo byabaga byavuye kuri nge cyangwa ngo bive kuri uyu cyangwa ngo bive kuri uyu kuko twese twari abana twagendaga twaka ababyeyi tukavangavanga uri kumva rimwe bikaboneka ubundi ndabyibuka tukanywa igikoma cy'umutuku ubundi tukitahira kugira ngo wumve ko nta n'ikibazo byaduteraga kandi twabaga twumva twishimye dushima Imana mbese ukagenda wumva ari wowe muntu uri ku isi kugira ngo wumve ko nta kibazo byaduteraga twakunze gukora amavugabutumwa henshi hatandukanye nk'uko n'ubu ngubu Imana yidutije imbaraga tubikora twigeze kujya ahantu mu ivugabutumwa twaririmbaga twishimye cyane tuvuza ingoma idusumba ariko tukumva turishimye ubwo yari ruhu ingoma y'uruhu urabona ingunguru uko ibireshya noneho kayivuza twayivuzaga turi 3 njyewe na dirija Kayiranga n'undi mwana w'inshuti wagiye mu Bubirigi waba mu gihugu cy'Ububirigi we yari mugufi noneho hakaba n'igihe tumutegeraho akantu kugira ngo avuze ingoma kuko yari afite tushe iryoshye kabisa ariko ari mugufi atashyikira ingoma nako atashyikira ingunguru adashyikira ingunguru tuvuga ingoma umuntu ashobora kumva zino drum ingunguru ingoma y'uruhu bamwe bita kaduhira rimwe rero tujya ahantu mu ivugabutumwa turaririmba dufite amavuta menshi n'ibihe byiza tugeze mu isaha yo kwiyakira abana babaga bashonje pe kumva nyine abana ku biryo tukumva tugiye kubona tubona bazanye igikoma n'umugati tubirya twishimye turangije dukora konseri nko mu masaa 9 saa 10 turimanukira turataha muri kumva kugira ngo wumve ko ibyo kurya byabonetse twarabiryaga tunezerewe bitabonetse twabaga twishimye nta kibazo ubwo icyo gihe nk'umukire wanyu yabaga afite muri korari n'umukire yabaga ari nkande kuko twebwe Imana itubwira turi abana muri korari urubyiruko Imana atubwiye ati nzabaha telefone tubwira Imana ati Imana udusize ari ikintu gikomeye kitashoboka basi yuvuga ko uzazi aba perezida n'abadirija bari abantu bakuze ariko twese ntiwaduha telefone twumvaga kitashoboka reka mfatanye na dirija nyawe umukire yari umukire ntawe ubu ari umukire ni wabaga wenda afite iwabo basa nk'abishoboye niwe basa nk'aho twitaga umukire twe tuvuge wenda niba jare iwabo hari mu gipasiteri twaravuga ati kwa jare ubwo n'abakire nimba wenda umuntu afite se na nyina wenda bakora ahantu runaka heza muri icyo gihe twavuga ko ari bo babakire twebwe ubushobozi bwacu nta kintu twari dufite twabenshi twigaga primaire nta bandi bantu twagiraga badufasha uretse wenda abarimu bacu bari bakuru nibo wenda badufashaga mu buryo bumwe cyangwa ariko nabo ntabwo byari bimeze neza mu yandi magambo nibo biryaga bakima iyo bagerageza gukora mumaze gukora no mwigeze hejuru babaye nk'ababarekuye sinzi niba barigeze babarekura noneho mugatangira kugira inshingano zo kuvuga ngo nyamupanze amasengesho muri upange n'ibyo kurya ese muri bugura iniforume ya mbere mwaguze ubwo mwayiguze gute yabaga imeze gute
ariko Imana ishimwe yatugiriye neza. Ndumva nshaka kuza kwibaza kuri kiriya kibazo mukunda kuririmba. Hari indirimbo mugira nyinshi mwakwibuka ibintu by'amateka nkabona murafashijwe. Mwabaye se kumbona mukiri batoya hahise hanyu niho hantu nshaka goreka kugera. Sinzi kimwe twarimo dusenga ndibuka Imana itubwira ko izatwambika izatwagura nibyo navugaga. Ayo masengesho kuri ngiye yaranangoye icyo gihe kuko ndibuka hari uwo perezida avuze wagiye hanze ari kumwe n'undi mugenzi we nawe bita David wagiye hanze nawe uri mu Bubiligi we yaratuye inyuma y'urusengero. Noneho umunsi umwe dusenze amasengesho y'iminsi 3 twari mu cyumba kiri hano hepfo. Ngewe inzara yaranyishe iranyica cyane irongera iranyica. Noneho ntaho utandukane na mwene data navuga ariko sinaryamye kuko ikintu cyadufashaga twabaga dufite ibihe byiza. Wishimiye kubana na bagenzi bawe igihe kinini. Noneho n'Imana ibaganiriza niho twagiye dukora aya masezerano turimo ibi byose. Noneho uwo muhungu ko yaratuye inyuma y'urusengero babona intege zacitse bagenda iwabo bashyushya amazi ashyushye barangije bayazana muri korari. Barongera barandamira ko babona ko nsa nkaho bitameze neza. Tuzi two kunywa dushyushye kuko nayo masengesho twari kuyarangiza. Yavuga ngo baramuramira utagira ngo wenda barayafunguye baramuhara akora dushe. Bafashe utuzi dushyushye bashyira mu gakombe baramuharamo umuntu arazanzamuka. Urimo gusenga? Ndimo gusenga kandi icyari gitangaje nuko ayo masengesho ko nta bushobozi bwari buhari bwo kwiyakira ayo mazi. Ntekereza ko ariyo nanatahiye kandi ntekereza ko abenshi bari bafite n'ubuzima bubi kuko twanavuye ahangaho tugeze mu rugo ntitwabona n'akantu. Byari bikomeye, byari ibihe bikomeye, bwari ubuzima bukomeye muri rusange. Ariko Imana yari ifite ikirimo iratwigisha, yari ifite ikintu iraducuramo kuba yazadushyiramo ibi bihimbano turimo turaha abantu bayo. Yari ifite ibintu byinshi iradushyiramo kuzatuvanamo abayobozi bakomeye, kuzatuvanamo abavugabutumwa bakomeye barimo muri twebwe. Yari ifite ibintu byinshi ishaka kudukuramo muri ayo masengesho twakoze icyo gihe. Nubwo twabikoraga rimwe na rimwe bisa nkaho biri mu bwana, ariko nanone byabaga biyobowe n'umwuka. Imana ikadushyiramo ubwenge bw'uburyo turi buyasenge. Muri icyo gihe byari ibihe byiza. Kugeza ubu n'ubu ibyo bihe tubyibutse nko kuri muratubaza dusubiza ayo maso inyuma y'ibyo bihe twaciyemo twumva twongeye gusubiramo izindi imbaraga, twongeye gusubizamo izindi imbaraga kubera ibyo bihe gusa. Mwunganiye nubwo wumvaga bimeze bityo, ukuyeho ko Imana yabanaga natwe kenshi gashoboka, twari dufite n'urukundo udashobora wowe kwiyumvisha kuri ubu ngubu ngo byumve. Kuko niba twashoboraga kuba dufite urukweto rumwe ariko rukazakora turu hafi korari yose mugatizanye cyane rwose cyane. Wenda nugira amahirwe tuzakwereka amafoto ya za karahanyuze. Twari dufite urukweto twagendaga tugurana kugira ngo uyu munsi niba Pamphile yambaye neza ibyasaga nko kwambara neza n'ubwo ubu tubireba tukabona nta neza yari ihari. Uwo munsi niba ari wowe ugezweho ni wowe wambaraga urwo rukweto n'iyo shati n'iyo pantaro, ejo ukabishyira Enoke. Ibyamukwira byanze bikunze byaradukwiraga twese. Serewo nyibukije ikote rimwe nigeze niga muri segonderi nari umuyobozi w'abanyeshuri kandi dufite igiterane kinini ndi buyobore. Barambwira ati ntabwo uri buyobore rero nta costume. Itancunga prof wari uvuye gusenga ahantu ndamwira nti ntiza. Ikote rari impaye rirakwambara ikajya hano rirakwambara. Ndeba undi muhungu muremure cyane aniza ishati nyihinira inyuma y'ikote. Nyine narayambaye amaboko magufi kuyanga agaragare, mfata ishati ndayizana ndayihina inyuma y'ikote rirakwambara. Iyo foto ndayifite sinyanyibagira. Nuwango abarokore dusa nkaho dusangiye ubuzima, baba bo mu mujyi baba bo mu cyaro. Niko bimeze. Joseri wewe waje muri korari bura nakwihura nijye ngo nakwibagiwe. Rakoze naje muri korari 2017 mu mpera. Suko we waje ibintu byose byararangiye. Umeze nkabona barokore bari kuza insengero zubatse zuzuye, wanamubira gutanga amaturo akavuga atari kugwa ayo maturo mamutwa kana iki atazi no kurusengera. Joseri
nduwejo waje baririmbira kuri mikoro yo ari abaririmbyi beza bakomeye muri Kigali icyo gihe akajazeri uradusoreza kubera ko ibaze wowe baririmbira kuri mikoro cyane bafite yo ni n'ingoma umunsi wa mbere aririmbiye kuri mikoro uyifashe wowe uyifashije byari bimeze gute susumira numvaga kiremere numva sindi kwiyumva bamuzamure kumva ijwi yasatuye yamenaguye abantu umutwe ndi no kuva muri note dirije nabati injyana uri kuririmba ntibaho ngajya wumva nyine nkumva ibintu ndi kuririmba ntago bari kubyumva njye nkumva ndi kubyumva cyane kumbe nataye umurongo w'abandi kararo imihini mishya urumva twatangiye kurimbira kuri mikoro hagezweho bya bintu muyirimbiraho muri babiri mwegeranye byasabaga ko wenda mikoro ishyira hano uri hano nawe akaza kurimbiraho kandi nawe urimo urayirimbiraho byasabaga gusa nkaho ishyira ku ruhande nka kuramba ikoze kugira ngo wenda mwabaga muzi ko aribwo mu by'ukuri ijwi rigeyo yabaga isa nkaho ireba hejuru ibyo bihe nabwo icyo gihe mikoro zabaga ari nkeya n'urusengero nyine rwari rutaraguka nk'ahangaha nk'uko tujya tuhateranira nanjye byarangoye icyo gihe byarangoye nta muntu bitagoye kuko byabaga ari ibintu turi bukoreho gutya bagahita badusora tukajya muri korali y'abana nyine tukajya kwiga inyigisho z'abana ariko uko twagiye tumenyera twagiye tubona ari bya bihe nyine Imana byari ibihe Imana yadusezeranyije. Ikindi ngarutse ku rukundo Imana yadushyizemo nk'uko perezida yari abivuze, muri ibyo bihe bigoye n'ubwo buzima bugoye, tunasenga Imana yadushyizemo urukundo, hahandi wenda reka mbivuge muri ubu buryo, hahandi perezida yaba umwenda we w'imbere iyo yabaga afite itatu yagombaga kumpa umwe. Twatugeze no ku rwego dushobora kwambarana imyenda y'imbere kubera ko wumva mwishimye, twabaga twishimiranye, nta kindi kintu kiri inyuma. Imana yaradukoreye ikintu gikomeye, idushyiramo urukundo rukomeye ku buryo hari igihe umuntu yashobora kuba yamara icyumweru arya kwa runaka nta kibazo, kubera urukundo ko iwabo nta biryo byabaga bihari. Ubwo buzima twabuciyemo, ndibuka hari inkweto yabaga muri korali, wenda nibiza gushoboka bazayereka abantu badukurikira n'imyenda. Ndibuka umunsi nambara karuvati, nambara na costume, nari nabitiye umuntu unduta rwose ku rwego bijya gusa n'ibyawe. Nari ntashye ubukwe kandi numvaga warembye. Ninjye umuntu wari wambaye neza, ninjye umuntu wari wambaye neza, ariko binduta rwose kuko byageraga hasi bikikunja nka kabiri. Wenda bazadufasha muri buno buhamya, bazashyiraho n'amafoto wenda babicishemo kugira ngo abantu batubone. Imana yagize neza. Umuntu niyumva ngo nibutse iminsi ya kera, niyumva turirimba gutyo, amenye ko hari ibyo Imana yakoze. Byari bigoye, abantu bize nabi, bagiye biga nabi kubera ubwo buzima bugoye, ariko turiga. Ibyo rero ntitubitindaho. Joseline afite nubwo uvuze ngo aje vuba, ariko nawe ahantu yari ari Imana yari iramucurirayo. Ubu akubwiye ibye, umuntu wese uje muri twe, n'uyu bameze nk'ari bashya, umuntu wese usa nk'aje muri twe birangira ubuzima bwe busa nk'ubwacu. Ubu Joseline avuze ibihe bye yabayemo, wakumva bijya gusa n'ibyacu. Kunsobanura impamvu aririmba biriya bintu akarira. Afite we nawe ibintu bijya gusa n'ibyacu. Imana yamucuriye iyo ngiyo. Yari ishami rya Holy Nation riri hirya, Imana irizana kuri tera kurindi. Mu by'ukuri iriya ndirimbo n'abadukurikiye babyumve, ariya magambo yose Joseline avuga ntayabamo. Mbese ni nk'Imana yaje igahita imukoraho gutya, tangira ikavuga ati vuga ubuzima bwanyu, uvuge. Atangira akabivuga. Iyo dusohoka hariya tumaze kuririmba gutyo, ukamuga ngo subiramo ibyo waririmbaga, ntabyo yari gukora, ntabyo yari gushobora. Niyo mpamvu nibyo dirija wumvise avuga. Nubwo Joseline akubwiye ngo yaje ejo bundi 2017, nyamara aho yari ari gucurirwa nawe yari umuhori, ariko atabizi. Kuko mu buhamya bwe tuzi nawe twasanze nyine
byari niba ariko nabyita icyo gihe mu bana mwaririmbanaga kuko muri generation ya mbere ya jenoside ho gato byanze byemewe benshi nkurikije uko mbabona ni urungano rwacu nitwe bana batoya twabonye jenoside bivuze ngo n'ababaye imfubyi za jenoside bagize ubuzima bugoye benshi turangana kuko urumva ni muri icyo kigero abantu batengeje imyaka 40 jenoside yabaye bakiri batoya rwose mwari mufitemo abana b'imfubyi muri Holy Nation icyo gihe ese ubwo ubundi yitwaga ngo iki twari tubafite itaraba Holy Nation korale y'abana nacyo turakigeraho twari tubafite ndetse n'ubu ngubu turacyabafite yego bari bahari kandi ku bwinshi rwose ubwo mwabanaga muti muri ayo masengesho ntabwo umuntu akubwiraga atari ko ibi bintu murimo uriya mwana no kwa pasiteri tabone nambye akaro kwa pasiteri uriya mwana yibashuka wasanga ubu ngubu niwe waba ari bamuhituraga ngo naze muri korale vuba kuko ari butahe bakamwakira abana babaga gutyo badafite aho bari bujye kwiyakira mu rugo ntabwo bacibwaga intege n'inshuro nyinshi musenga oya ntabwo byabacaga intege nkuko dirije yari yabikubwiye nubwo twabaga tuvuyemo ari wowe mu bosi Joseline ari we mu bosi Enoka ari we mu bosi ngewe ari nge mu bosi yabaga afite abari butahane nawe ufite abawe nanjye mfite abanjye ariko ku buryo ntawe uri bugira ikibazo ntawe uri bubwirirwe cyangwa ngo burare n'uwakigira uyu munsi next time ntago yabaga ari buzakigire kuko hari uwabaga n'ubundi ari we azamujyana niko twabikoraga ukaba wamara kangahe turimo turasangira ejo bundi tugasangira na kanaka ejo bundi nawe ugasangira na kanaka gutyo ubucuti bw'abana bwavuye mu bana bwinjira mu miryango abana bavukamo yego hanyuma teone iyo urebye muri iyo myaka mukiri urubyiruko rungana gutyo hari ahantu twiye twaririmba nabyumvishe ko duhuje amateka kandi koko ari n'irungano twiye twaririmba ahantu twasohokeye nanjye muri korali naririmbagamo turirimbye umuyobozi umwe arafashwa aravuga tumva mwabana ntimuzajye gushaka ahandi muzihe icyashara donc abahungu ntimuzajye gushaka mu yandi makorali cyangwa hano muzashakane mu hagati yanyu ubu mbyumva uyu munsi kuko ari mukuru yarabizi neza ko icyo gihe ntabyo gushaka nta bitekerezo byabo twaba dufite ariko ati kugira ngo iyi impano itazapfa muzagumane mwe gutuma abakobwa niba bajyana ahandi bashaka kuzagenda twakuriragira mu kuvetera bakagenda bakavetera cyangwa umuhungu yajya gushaka ahandi akavetera rero kwa ngo muzagume muri uyu mwuka muzashakane hagati yanyu we yakoresheje ijambo rabati ntimuzatanga ibyashara ahandi atabone uyu utekereza icyo gihe umunsi wa mbere bwo uririmba kuri senti noneho cyagenze gute abacurangiye twabanje dirije arabanza dushyiramo igisirimba kimara iminota myinshi turi gusirimba kugira ngo tubanje tubyumve neza kuko yari yaratuvunnye mwarayiguriye twarayiguriye mujya ahantu murabyina turabanza turabyina waruha bakongeza tugakupa mbese turabyina twumva ko tubyinnye dushima Imana kubw'ibyo yari dukoreye perezida ubwo mwaguze sente mubitekereje gute amateka ya sente nayo nandakomeye mbese buri gika muri Holy Nation kiba gifite umwihariko sente twayiguze twatangiye gukoteza mu mpera za 2013 dutanga igiceri cya 20 kuri buri muririmbyi yego ngo muzagure sente ngo tuzagure sente ubwo se mwashaka nk'iyangahe mukabyara icyo gihe sente zino peseri 1000 peseri 2100 peseri 2000 nizo zabagaho zaguraga muri 450 mugomba kwevana mu giceri cya veni cya buri muririmbyi icyo gihe twari tucyambara amakabutura kuko twavaga ku ishuri na uniforme yo muri primaire tugahita tuza mu murimo w'Imana twatangaga igiceri cya 20 sinibuka neza niba ari ku kwezi niba ari ni ku kwezi kuko ibintu byose twabibaraga mu kwezi turagitanga hakiza kugenda kiyongera uko Imana igenda duteza intambwe sinzi ngo twagiye kugura sente turi gutanga ngahe simbyibuka mbaza ngo yavagahe twakoraga ikiyede nubwo twabaga turi abana tukaza hano habaga hari inyubako hano
ku rusengero, ari etaje y'abanyeshuri, ari etaje ya biro, tugafata icyate. Abandi ubwo ni abasore, abakobwa aho bava bakagera bakaba bazi ko bagomba kuzinduka saa 12 bakajya muri Rwakofu, muri Osiri cafe hariya, bakajya gutora amakawa kugira ngo babone amafaranga y'umusanzu wo kugura sente. ubwo sente mwaje kuyigura ryari rero? Sente rero twaje kuyigura uhereye 2003 2008. Amafaranga mwarunze imyaka 5. Yego, tuyigura 710, tuyigura ari peseri 700. Iyo piano bayeguze ndi ku ishuri. Noneho nza gutira animateri telefone ndi kubaza amakuru nyine y'abashuti banjye muri korali biga ari externe uko bimeze, abakiri muri primaire uko bimeze, kuko nta cyumweru cyacagamo ntahamagaye ngo numve uko korali imeze. Bambwira ko sente yahageze. Ndakubwiza ukuri, naraye nkanuye. Ureba ku ishuri? Naraye nkanuye ngashaka udutotsi nkatubura, numva vakanse. None icyo gihembwe cyaramvunye cyane. Kukiga wumvishe kiba kirimo? Numvaga kindemereye. Nkimara kumenya ko piano yaje, nkibaza nzataha gute, nzagera mu rugo gute ngo ndebe sente yacu nyicurange. Numva ari ibintu ari nk'umwaka nikoreye kahise. Nayo nayandi mateka urabyumva. Ese dirija ko sente ngo yaje ugashyiramo igisirimba. Wari na dirija icyo gihe se? Ya, nekereza icyo gihe nari dirija. Ngo rero ubirambyemo? Mazemo iminsi. Hanyuma rero sente urayibona ya korali Holy Nation? Bo nanjye nyibona nabonye ari nk'inzozi, kuko umunsi tuyibona twari turi ku rusengero rwacu. Ngira ngo umuntu wese wari uri ku rusengero umunsi yarabyumvise, yarabimenye ko Holy Nation korali y'abana twitwaga urubyiruko icyo gihe. Bakuru b'abana cyangwa urubyiruko? Twari tugeze ku izina ry'urubyiruko. Yego, twari urubyiruko. Abantu bose barabimenye, kuko nkuko yabikubwiye uwo mubyeyi, twashyizemo injyana. Icyo gihe hari hagezweho igisirimba. Noneho hari igisirimba cyacuranga nk'amasaha 2 kitarahagarara. Twarakibyinnye kirarangira, ntitwabimenye, tugisubizamo turakibyina. Uwo munsi ntekereza ko twariguze dutegurana amasengesho, niba tutari mu masengesho bayizana, twagize ibihe byiza kubera sente gusa. Umva sente yatangiye ku giceri 20, kandi utabyumva gutya ari igiceri 20 nayo yaraburaga. Ubu bagiye gukorana controle, hano harimo abantu barimo imyenda mu bantu bakira ku giceri cya 20. Byari bikomeye ariko byaje kugerwaho, turayigura, tugenda tubona n'ibindi. Imana yagize neza. Wavuga iby'amateka y'abantu n'Imana ni maremare ntibyarangira. Reka twihute tuve muri iyo myaka 5 yo kurundanya amafaranga ya sente, tugere muri iyi myaka na Joseline bisanzemo. Umunsi wa mbere mwumva ko hari umuririmbyi muri Holy Nation wiyerekanye, ninde? Byagenze gute? Mwabifashe muti? Ni umubyeyi tugira witwa Valentine, Mama Prince. Afite abana b'abasore beza 3. No mama abamuzi, akunda kubyina cyane, akunda kuba ari gufashwa. Umunsi yerekanwa rero, yarerekanwe nayo nta yandi mateka, n'ubundi buhamya bukomeye. Yarerekanwe se nabivuga gute? Ujya ubona abakinnyi b'umupira binaha mu Rwanda. Yego. Hari ikipe ebyiri zikunda guhangana zitwa Peri na Reyo. Mbese kumwe ujya ubona babaye nk'abasazi. Natwe uwo munsi niko byari bimeze. Byari ibyishimo bidasanzwe. Bumve ngo bidasanzwe, sinzi kereka dusubije amaso inyuma tugashyiramo iyo filime. Byari umunezero udasanzwe. Uko wumvishe twabyinnye, twabonye piano, step yose intambwe yose twageragaho yabaga ari igitangaza. Turi kubona ari nk'igitangaza, kabe gato kabe kanini. Ubwo mvuze umunsi wa mbere wa sortie, nabyo byaba ibindi. Ni amateka. Kandi ku mudugudu mwagiye hano, twavuye
iwacu ku mudugudu mu Gatenga twagiye ahandi nako nayo yaba andi mateka akomeye. Mbese akantu kose twakabonagamo ineza y'Imana, twakabonagamo igitangaza Imana ikoze muri korali Holy Nation, muri korali y'urubyiruko cyangwa se muri korali y'abana. Icyo gihe tubaze rino shami ryari aryo gwarore icyo gihe Imana rero ariko ikintu avuze nubwo ngo yerekanwe ntabwo byari byemeye ko tubana nawe kuko umuntu washakaga muri twebwe yavagamo akajya mu yindi korali icyo gihe, cyangwa se byamunanira akaba umukristo, cyangwa byamunanira akaba umukristo. Icyo gihe nubwo yerekanwe tukishima ariko twagize n'akababaro ko atuvuyemo. ubwo arahita agenda. Yahitaga agenda, ariko uwo nguwo kuko yari uwa mbere yadukoreye igitangaza yanze kugira indi korali wenda yajyamo, suko nabyo byari bibi, ariko yanze kuyijyamo. Aravuga ati ngewe nkunda korali y'urubyiruko, ndayikunda sinshobora kuyireka. Aragenda hashira imyaka myinshi, imyaka ine ataririmba, arepeta ataririmba. Nibwo mu myaka ine nibwo twameze nk'abantu batangiye natwe kwinjiza abantu bakatugumamo, kuko hari abagiye batuvamo bakajya mu yandi makorali. Urumva naho hagiye habamo ibindi bintu nyine. Ariko umunsi wa mbere twinjiza umuntu akaba wacu ni ryarira, ni uguhera 2012 nibwo twashyingiye umuntu wa mbere abo wacu aguma no muri twebwe. Mutangira noneho kumva mwakuze. Twararuhutse. Ubuhamya bukomeye. Fazili tugere muri 2017. Mbere ya 17 uza muri Holy Nation, Imana ari ako gacami yari iri kugatunganyiriza hehe byari bimeze. urakoze cyane. Hanyuma mbere ya 2017 nari umunyeshuri nzanje muri stage. Yego. Uturutse Yesu? Nari mvuye nigaga i Rurindo. Ubwo urumva izo ngendo zose. Yego. Rero ngaha Imana yadukuye wa mugani wawe byabaye nkawe yaje muri Ezekiel rivango no kumuyagura huhi gufa risanga irindi gufa ryaryo. Nanjye ubwo hari gufa ryari ahantu quelque part ariko riva muri Holy Nation. Rero Imana iranzana, ariko inzana bari Imana ivuga ibintu ukagira ngo ni inzozi. Ko narwanye nabyo cyane numva ntanabishaka. Uza kuririmba Kigali. Numva sinshaka, numva Kigali ntihambereye, numva ntabwo nkwiriye kuba i Kigali. Umuntu aba yumva bitari bya bibye. Numva si ibyanjye, ndaza nkora stage. Nakundaga kwicara hano hasi hahoze Yorodani, areba Holy Nation, nkareba korali zo mu Gatenga, ni korali nziza, ariko nkabona si ibyanjye. Icyantunguye gikomeye nuko ijambo Imana yavuze, ndabyibuka ndi kurangiza kaminuza, Imana yarambwiye ngo uzaba i Kigali kandi nzabana nawe. Nkumva nzahaza nyine ndangije kwiga, nzahita mbona akazi, nkumva nzaba ndi umuntu uri aho nyine bisanzwe, ariko iby'Imana ivuga bitandukanye twe n'ibyo dutekereza. Ndabyibuka ko nanditse nyuma narabyanze, nkajya nza nkarepeta nkasengana nabo, Imana ikanankoresha mu zindi mpano ahantu mu gikari nyine Imana igiye ikoresha kuri njyewe. Hanyuma rero ngenda nkuraho ikorara imbere umuryango. Ndabyibuka abantu ba mbere bansuye ahantu nabaga ni perezida na dirije Kayirangana. Twabaga ahantu heza cyane, ahantu heza cyane, ariko abantu kutahavuga ahantu heza. Imana ishimwe we. Baranyakira, barambwira ko ari bo muri Holy Nation. Numva mbonye umuryango. Ibi bintu byo kuririmba gutya byaje gute? Mufite ukuntu muririmba nyine umuntu akabyumva ko ari ubuhanga, ni style muririmba ibintu birimo biryoshye ukuntu. Mwagiye kwiga ibintu by'umuziki, ndahera kuri visi, ntabwo akunze kuvuga cyane, kandi waje muri Holy Nation uko biri kose birumvikana mu myaka 7 itambutse ntabwo bari bakuze cyane, bari bagikiri batoya. Ibintu byo kuririmba gutya Holy Nation ni impano Imana yabahaye, ni amashuri mwagiye kubyiga mu byo bimeze gute? Ibintu byo kuririmba nk'uko uri kubivuga ntago ari ibintu twize cyane, cyangwa se ngo tube hari ahandi hantu tubivana uretse impano yonyine yo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo haba mu miririmbire, haba mu myandikire, haba no mu mihimbire, ibyo byose ni ibintu tutakora
ngo tubikore kuko twashyizemo imbaraga zindi zo hanze, ahubwo ni ibintu umuntu aba ari ahantu, yaba ari iwe yaba se ari no mu kazi, birashoboka inspiration ikaza. Iyo ngiyo rero yije ashobora kwirikodinga, noneho rero dufite abadirija, iyo record akayifata akayishyikiriza abadirija bacu, bo basa nkaho baturusha cyane ku bijyanye n'imiririmbire, bakabitunganya mu muziki, bakabitunganya mu majwi, na timu tekinike ikabitunganya neza, tugategura indirimbo, tukagira n'umugisha nyine twayisohora tukabona irakunzwe. Ntago rero ari ibintu yenda dufite mu buhanga buhambaye, ahubwo ni ibintu bituruka mu ijuru, niko twabivuga. Dirija, nkubaza aka kabazo. Yego. Mu myaka yose wabaye muri Holy Nation warakuze urayidirija, ariko uyu munsi dufite n'abanzi ku giti cyabo. Yego. Kuki wowe utakuze ngo mare kubona ko mbese ngo wiyumve ari ukuntu umusore yiyumva agakumva yakuze mu kinyarwanda, agahita abwira iwabo ati murabe mubeho nanjye ngiye gushinga urwanjye. Ni iki cyatumye utajya kuririmba ku giti cyawe, cyane ko ufite ijwi ryiza, urabizi, ngewe naranabikubwiye ko nkunda ijwi ryawe, urabizi. Urakoze. Ntago hari igihe n'ababikora rimwe na rimwe batahita bava mu makorari babamo, ariko nabyo ni iyindi mpano, gusa sinigeze mbitekereza inshuro nyinshi. Natekerezaga kuri Holy Nation, ubuhanzi nayo ni ikindi gice, ni n'iyindi mpano umuntu akora nyine bitewe n'uko yahamagawe. Rero ngewe byari bitaraza, wenda bishobora no kuzanaba nkaba naba umuhanzi, ko nabyo ni byiza, ariko ntabwo kugeza ubu biraza. Ndacyari kumwe na Holy Nation, ariko wenda nibiza nabyo nabikora kandi nkagumya nkabana na Holy Nation. Uyu munsi tumaze igihe kinini insengero nyinshi zifunze, nta repetition, nta guterana, amakorari menshi. Mvuze ngo yarazimye ntabwo naba mbeshye, kuko mba mu itangazamakuru. Imibereho y'amakorari nshaka kukubwira nka korari, sinzi njya mbona hari abanyamakuru bagira ngo nicyo bahamagariwe bakora, ngo korari nziza ziruta iziri mu gihugu. Ukoze top 10 ya korari zikomeye mu Rwanda zabayeho, ushaka gusanga muri izo ngizi 10 nta 7 zirimo zakoze muri kino gihe cya covid. Ni iki kintu cyabashoboze kugira ngo mukore? Ni ikibazo cy'uko wenda mukiri batoya muza agaciro ka social media, ni ikibazo cy'uko nyine abandi wenda bakuze? Icyo kibazo ndaza kukibaza perezida. Mwakoresheje iki? Holy Nation ni korari niba uzinyuzamo gutyo ukabona bahaye abantu indirimbo, ese mujya muri ziriya ndirimbo mushyira kuri platform zanyu, wenda nubwo turi ubugero bya platform nyuma bigenda gute? Ni iki cyabateye gukora muri buriya buryo mukoramo? Hari igihe ibyo turirimba, hari igihe bitugarukaho. Abaririmbyi benshi tujya dukunda kuririmba ngo tuzagukorera mu mvura no ku zuba, nyamara mu by'ukuri imvura, twagiye mu mavugabutumwa menshi atandukanye, imvura yaratunyagiye, tubona imvura iraguye, tukabonera nahise. Izuba rikava rikatwica, tukabona riranahumbije, tukanataha tumeze neza. Ariko birashoboka ko iki gihe tugezemo iyi ariyo mvura wenda twaririmbaga, ntawamenya. Insengero zigafunga, amasinagogi agafunga, urumva, natwe ibikorwa by'amavugabutumwa bigahagarara. Hari n'igihe yaba ari ryo zuba, ntabwo tubizi. Rero nka Holy Nation twaratekereje, se ni gute twakomeza umurimo w'ivugabutumwa? Tuza kubona ko amateraniro menshi y'amatorero atandukanye yimukiye kuri WhatsApp, ayandi yimukiye ku mateleviziyo, ayandi yimukiye ku ma YouTube, ayandi yimukiye ku ma Instagram. Turavuga tuti reka dukomeze ivugabutumwa muri ubu buryo, dukomeze ivugabutumwa muri ubu buryo, nubwo se nka korari tutari guhura ngo dukusanye iyo misanzu tubashe gukomeza umurimo w'Imana, ariko birakwiriye ko tugomba
byanze bikunze ko tugomba gukomeza ivugabutumwa, niko kuryimurira muri tekinoloji niba ariko nabyita, mu iterambere rigezweho ubu ngubu nyine, kugira ngo mukore igihangano mugisore hanze, abari hanze bacyumve, abari mu gihugu bacyumve, abari hanze y'igihugu bacyumve, abari ku migabane itandukanye bacyumve, natwe ubwacu abari mu ngo nabo babashe kuguma mu mwuka wo kubana n'Imana. Ni mw'ubwo buryo dusa naho twahinduye ivugabutumwa tukaryimurira. Hanyuma ni iki muri bugireho inama? Hari amakorari ni ukuri utamenya ko yigeze abaho mbere ya covid. Mwebwe murepeta mute ko muri Kigali tuhora muri guma mu rugo? Cyo dukora turaza, niba ari indirimbo ya audio isohoka igasohoka, niba ari indirimbo ya nshyashya itari isanzwe ihari mbere ya covid, tukayigeza nayo ku bantu kuri WhatsApp, mukabaha muti kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri YouTube, kuri izo social media zitandukanye, tukayitanga no ku maradiyo n'amateleviziyo. Ni mw'ubwo buryo mbese ahantu hose tubona ubutumwa bushobora kugera ku bantu muri iki dirija ntabwo bufite, kuko nibafungura insengero ubuzima bwongera gusubira ku murongo, uzasanga abaririmbyi bawe basiga baririmba nk'uko ndirimba. Nabo no gufata umwanya nyine bakitoza, turabona bibakangurira ku mbuga duhuriraho za WhatsApp, tubakangurira ko bagerageza nyine kwitoza, tubaha ama exercice igihe kimwe na kimwe bakabisubiramo. Nekereza ko iyo wahamagawe nk'uko perezida yavuze, ugerageza nyine gukora icyo wahamagariwe. Ntago basinzire, turabizi, kuko n'ejo bundi bafunguye nabonye baraje, mbona nta kibazo cyane. Ni abantu bahamagawe babigerageza. Hari igihe tubaho urugero tukababwira, niba urimo urakubura iwawe nibwo tutakubura uririmba akaririmbo gutyo, kumenyereza imihogo bigenda biza. Nekereza ko bizagenda neza. Reka tugane ku musozo, ariko ndabaza perezida, iyo murebye amateka ya korali Holy Nation mukurikije icyo gihe uko mwabayeho, mwari mufite ibyiringiro ko muzajya muri studio mugakora indirimbo, iyo korali y'abana bakoze kwa kundi bakaba rwa rubyiruko rudafite aho rwikora, uyu munsi mumaze kugira indirimbo zingahe? Ese umuntu uzishikeneye azikura he? Murakoze. Mu by'ukuri ibyo byari biri kure nk'inzozi byo kumva ngo studio, nta nubwo twari tuzi mbere nuko hasa, nta na studio twari tuzi. Iby'Imana igenda dukorera umunsi ku munsi nabyo byagezeho biza gushyika biragera. Dukora igihe kimwe, dukora umusangiro n'inshuti zacu, haza kuzamo umuproducer avuga ati, mwabana mwe ngiye mbahaye indirimbo ebyiri muzaze muzikore. Icyo gihe tujya muri studio, ari ibintu twaravunitse ku rwego rwo hejuru, ari ibintu tutazi, turavunika cyane. Rero uko Imana igenda isohoza bimwe mu byo yatugambiriyeho, n'icyo cyagezeho tuza kujya muri studio. Uravuze uti wenda abantu bumva bakunze ivugabutumwa ryo mu ndirimbo korali Holy Nation iririmba bazibona bate? Ubu ntago turi kubona uko abantu bahura, wenda se n'abakeneye ama flash cyangwa ama CD yo kugura, ntago biri gukunda. Ariko indirimbo za korali Holy Nation umuntu azikeneye ziraboneka, ugahitamo iyo ushaka yagufashije ku giti cyawe muri telefone yawe. Ujya kuri YouTube ukandikamo Holy Nation Choir Rwanda, ukabona indirimbo za korali Holy Nation zose ziri kuri iyo platform. Uzikeneye arazibona. Mu minsi iza hari n'izindi platforms tuzashyiraho indirimbo, tuzagenda tubibabwire. Yego, murakoze. Hanyuma Joseline n'ugiye kudusoreza senga, ariko Joseline atarasenga, hari indi ndirimbo wari wavuze ngo iyo dukunda kuririmbamo amateka yacu dusubije amaso inyuma. Wavuze uti abantu bakunda kuyigusaba nubwo wenda se tutayiririmbye, ariko ndagira ngo mbwire abantu ko iyo ndirimbo izasohoka vuba, mu gihe cya vuba, kitarenze ibyumweru 3
iyo ndirimbo izaba yageze hanze ikoze mu majwi n'amashusho. ikoze mu majwi n'amashusho. Turabibasezeranije, nta handi bazayisanga n'ubundi ni aho ngaho kuri Holy Nation Choir Rwanda, ari abari hano mu gihugu, ari abari hanze ku mugabane wa Afurika, ari abari i Burayi, Aziya, Amerika, Australia, hose indirimbo za Korali Holy Nation babasha kuzibona. Yego, urakoze. Nta dusengere asoza ko Imana mushyize muri korali nziza ifite amateka. Hari igihe ujya muri korali ugasanga yavutse ku makimbirane, ibyo nta abantu benshi babizi. Hari abantu bivumbura ahantu bagahita bakora korali ya revolution. Yigiyemo nawe ubu uri umuroverute nk'abandi bose. Ni karibu. Bana turagushimiye mu izina rya Yesu. Paulo yarabivuze abwira Abefeso, arababwira ngo muri abo yaremye mwebwe irabarema kugira ngo mukore imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Turagushimiye ko waduteguriye uburyo bwiza bwo gukora uwo murimo, nubwo hariho n'indi mirimo myinshi. Waduhamagariye gukora umurimo wawe muri Holy Nation mu buryo bwo kuririmba. Turasenze kugira ngo ukomeze dushyigikire gukora uyu murimo wawe, kandi ni ukuri tutagufite ntacyo twakora, ubuzima utarimo ntacyo bwaba buvuze. Tugusabye ngo udutere inkunga Mwami, kandi igikundiro cy'Imana kibe kuri Holy Nation. Turasenze ngo ubwiza bw'Imana bube kuri twe, kandi icyubahiro cy'Imana kitugendeho amanywa na nijoro. Ushyigikira abaririmbyi ba Holy Nation, ushyigikira inshuti zacu ziri hirya kure aho tutagera twebwe kubw'umubiri, ariko turasenze kugira ngo bajye bafashwa n'ibyo tubahereza, kandi bibe bivuye ku mutima w'Imana kugira ngo bitange umusaruro. Hanyuma tugusabye kuzagira iherezo ryiza. Tuzi amakorari menshi yatangiye ntiyasoza, ndetse tuzi na benshi batangiye muri uyu muhamagaro wo kuririmba ntibabisoza, ariko turagusabye kugira ngo twebwe bagize korali Holy Nation n'abandi bene data bose dufatikanije uyu murimo wo kuririmba, uzaduhereza iherezo ryiza. Urakoze Mana, ubane natwe uyu munsi ndetse n'igihe kizaza, kugeza ubwo uzaza uhamagara amazina yacu, natwe tuzumva amazina yacu tukwitabe. Zaburi nshyu yiha umugisha, igihugu cyacu giha umugisha, itorero ryawe riha umugisha, kandi abakiranutsi ubarinde, n'abatari bakizwa batari bakumenya bahindukira izina ryawe kubw'ubuntu bwawe. Urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu, icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Yesu. Amen.